Bakundwa bene data, inshuti z'umusaraba muri Kristo Yesu, mwebwe mukurikira Life in Jesus TV aho muri hose ku isi, ndabasuhuje muri yandamukanyo yacu tugira tuti Yesu ashimwe. Izina rikomeye rikwiye kuvugwa kandi rikavugwa ahantu hose mw'isi kubw'agaciro rifite, cyane ko nako dufite tugakomora muri iryo zina. Imana ishimwe. Nitwa Amizero Jean de Dieu, mperereye mu karere ka Bugesera, ndi umukristo ushima Imana, ndi umugabo wubatse, mfite umugore, mfite ndetse n'abana babiri, abo ni Imana iduhaye. Turashimira kubw'urukundo rwayo idahwema kutugaragariza umunsi ku munsi. Nagira ngo rero muri uyu mugoroba mwemerere dusangire ijambo ry'Imana, tugire ubuntu. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo ni ubuntu bw'Imana butangaje, kandi koko ni ubuntu bw'Imana butangaje kuba mbasha kuvuga kandi nawe kuba ubasha kunyumva. Ni ubuntu bw'Imana butangaje. Abantu bumva ibintu bitandukanye, abantu bareba ibintu bitandukanye, kandi abantu bavuga ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi ndabasha kuvuga ku ijambo ry'Imana kandi nawe uri kubasha kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusangira muri uyu mugoroba turarisanga muri Luka ibice byaho 22, mpereye ku murongo wa 39. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana yaranditse ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asengana umubabaro. 39 aravuga ngo arasohoka ajya ku musozi witwa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga, kuko yari ababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Imana itugirire neza. Aya magambo nyamaranye iminsi, iri jambo maze iminsi nditekerezaho. Iri jambo Yesu yakoranye urugendo n'abigishwa be, baragenda bajya ku musozi witwa Elayono. Kuri Elayono niho Yesu yari amenyereye, yajyaga gusenga. Iyo yashakaga gusenga yajyaga ku musozi witwa Elayono. Abantu bari bahamuzi, iyo babonaga yerekeje izo nzira bari bazi ko agiye gusenga. Ariko kuri uriya munsi agiye, ntabwo yagiye wenyine, yahamagaye abigishwa be arababwira ati muze tujyane. Bamaze rero kugera kuri Elayono, batubwiye ijambo ry'Imana tubwira ngo nk'uko yari ahamenyereye. Burya buri muntu wese agira ahantu amenyera, buri muntu wese burya agira ahantu amenyera. Buriya abantu bakubonye ufashe inzira runaka, babatekereza ahantu ushobora kuba ugiye n'icyo ugiye kuhakorera. Iri jambo ririmo ibyigisho byinshi. Iyo abantu bakubonye ugiye, bashobora gutekereza ahantu ugiye n'icyo ugiye kuhakorera, bitewe n'uko hasa naho habaye akamenyero kawe, cyangwa se habaye akamenyero kuri wowe. Yesu rero we yari yaramenyereye kujya ku musozi witwa Elayono, n'icyo yari agiye kuhakorera cyari kizwi. Yesu yari agiye gusenga. Iri jambo reka ndibibonihute, ntabwo aribyo nshaka gutindaho, ariko nashaka kukubwira ngo wowe
abantu bakumenyereye yuko ujya he, ujyayo gihe ki, uba ugiye gukora iki. Ariko reka mbiveho nkomeze. Agezeyo arababwira ati musenge, ni musenge kugira ngo mutagwa mu moshya, mutajya mu moshya. Niko Yesu yabwiye abigishwa be, musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Iyi nteruro iyo ugiye kuyireba irimo inama. Yesu arabwira ati musenge, ariko nubwo irimo inama irategeka, iravuga ngo ni musenge. Kandi impamvu yo gusenga yayivuze, aravuga ngo ni musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Bisobanuke neza, iyo badasenga bari bugiye mu moshya. Kubera ko Yesu yari yamaze kubona ko bashobora kujya mu moshya batasenze, yabagira inama yo gusenga. Gusenga se bari bukuremo iki? Bari bukuremo imbaraga ziri butume batajya mu moshya. Imana itugirire neza. Iyo haza kuza kuba hari ahandi hantu hashobora kuva imbaraga ziri bubatere kutajya mu moshya, Yesu yari bubibabwire. Ariko yarababwiye ngo musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Arangije wamaze kubabwira atyo, atandukana nabo yegera hirya gato. Yasizemo umwanya hagati yabo, arapfukama arasenga. Ubu yarapfukamye arasenga. Asenga agira ati data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Niko Yesu yasenze. Asenga data. Iri jambo rirakomeye. Yesu yafashe umwanzuro wo gusenga, ariko yitarura abigishwa be. Kandi yagiye gusenga aca bugufi, arapfukama, acisha bugufi umubiri, kandi n'umutima wari uciye bugufi. Aravuga ngo data, niba byakunda, niba byashoboka, niba hari ubundi buryo byakorwa, niba hari izindi nzira, niba hari ukundi kuntu, ibi bintu bigiye kuba kuko binteye ubwoba. Ariko ntiyagarukira aho ngaho kuko yagiye gusenga Imana azi neza yuko ibyo ishaka bibaho. Ntiyagarukiye aho ngaho, aravuga ngo ariko ntibize kuba uko ngiye mbishaka. Ibi bintu byose ndi gusenga, iki gikombe ndi gutinya kunyweraho, uyu musaraba ntinya kumanikwaho, iri totezwa ndimo gutinya, ntibize kuza kuba uko ngiye ndi kubishaka. Yego biraremereye, yego birakarishye, yego birababaje, ariko ntibize kuba uko nshaka, kuko hari ukundi gushaka kwawe kandi kubereye, gukwiriye. Ahubwo bibe uko ushaka, bibe mu rukundo rwawe, bibe mu buntu bwawe, bibe uko ushaka. Niko Kristo yavuze. Imana itugirire neza. Ntibibe uko nshaka. Haleluya. Umumarayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga. Amwongerera imbaraga. N'imbaraga n'ubundi yari azifite, ariko imbere yabonaga ibintu biremereye. Marayika amwongerera imbaraga. Marayika ntabwo yasanze aryamye ngo amwongerere imbaraga. Nshuti yanjye, ntabwo marayika yasanze yicaye ahantu ngo amwongerere imbaraga. Ntiyamusanze mu kazi ngo amwongerere imbaraga. Nta nubwo yasanze akina umupira ngo amwongerere imbaraga. Yamwongereye imbaraga amaze gupfukama, asoje gusenga. Imana itugirire neza. Marayika amwongerera imbaraga, ariko cya kintu yasengeraga ko kivaho ntabwo cyakuweho, ahubwo yongerewe imbaraga kugira ngo azakirushe imbaraga. Isengesho rituma umuntu yongererwa imbaraga.
imbaraga zibasha kurwanya uburibwe bw'umusumari, imbaraga zibasha kwihanganira uburibwe bw'amahwa, izo mbaraga zituruka mu isengesho. Nta zindi mbaraga, ntaho zakomoka, nta soko y'izo mbaraga zishobora guhangana n'uburibwe bw'umusumari, zishobora guhangana n'uburibwe bw'amahwa. Ntaho zava, nta muntu uzifite, nta wenda kuzigira. Izo mbaraga zifitwe n'Imana kugira ngo tuzibone, tuzayegera, dusenga Imana, tuyisaba imbaraga. Ibyo twenda guhura nabyo ntabwo tubizi, ariko Kristo we arabizi. Ni nayo mpamvu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Kuko nyuma yo kubabwira gutyo, ukomeze uze kuza gusoma, Yesu baraje baramufata. Nyuma yo kumufata, Petero aramwihakana. Wayumvisha amoshya babwiraga batazagwamo, barangije bafata Yesu baramushinyagurira. Ariko yari yababwiye ngo musenge mutazajya mu moshya. Nimubona banshinyagurira, mutazanyihakana, mutaziruka. Barangije kumushinyagurira, bamujyana mu nkiko. Bamuvanye mu nkiko, baramubamba. Bamaze kumubamba, arapfa. Tekereza rero Kristo wari uri kumwe n'abigishwa be, bamukunze, abigishwa be bamukurikiye, babona imbaraga afite, bajya kubona bakabona baramubambye, bakabona baramukubita amahwa, bamwambitse ubusa. Tekereza badafite imbaraga, habaye iki? Byagenze gute? Ko umwe muri bo tumubonye hano witwa Petero yaramwihakanye. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Yesu rero ubu mu gusenga ngo yarasenze abira ibyuya. Ibyuya biraza bimera nk'ibitonyanga. Nshuti yanjye, Yesu yarasenze, ibyuya bimera nk'ibitonyanga by'amaraso. Haleluya. Ariko Imana iramwumva. Nta muntu ushobora gusenga Imana ngo imukurire maho. Ntawe. Ibiri imbere yacu ntabwo tubizi, ntituzukana bwabyo, ariko icyo dusabwa ni ugusenga Imana, tugasaba imbaraga kugira ngo ntituzagwe mu moshya. Haleluya. Imana itugirire neza. Mu gusenga harimo imbaraga zikiza uburibwe bw'ibintu byinshi bitandukanye. Imana ishimwe. Imana nta wayikoma mu nkokora. Nta buribwe bw'ikintu icyo ari cyo cyose bushobora kugamburuza imbaraga Imana yagukizemo zaturutse ku Mana. Ubwo buribwe ntabwo imibabaro y'iki gihe ntishobora gupeza imbaraga zaturutse mu isengesho. Nta kintu na kimwe cyenda guhungabanya umutima wawe niba wasenze Imana, Imana ikaguha imbaraga. Ibiriho ubu n'ibizaza ejo, nibisanga ufite imbaraga wavanye mu isengesho, bizagusiga uhagaze kandi bizagusanga uhagaze. Nta kizakubuza kuryama ngo usinzire igihe uzaba wahawe imbaraga ziturutse mu isengesho. Haleluya. Izi mbaraga uri muri Afurika arazikeneye, uri Burayi arazikeneye, uri muri Amerika arazikeneye, uri muri Australia arazikeneye. Aho umuntu uwo ari we wese ari akeneye imbaraga zituruka mu gusenga, imbaraga z'Imana.
umubyeyi wabyaye arazikeneye, utarabyara arazikeneye, umushomeri arazikeneye, ufite akazi arazikeneye. Izi ni imbaraga buri muntu wese akeneye. Uri mu mahoro arazikeneye, uri mu ntambara arazikeneye, ntawe udakeneye izi mbaraga. Inzira ni imwe, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nimudasenga ibizakurikiraho namwe murabyumva. Iri jambo ryari rititse mu mutima wanjye kandi nshimiye Imana yuko yemeye ko turisangira. Uwiteka Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yumva gusenga kandi igasubiza, Imana yatugiriye neza tukabirebesha amaso yacu, Imana yaduhaye imbaraga no mu bihe by'akaga tukabaho, Imana iriho idahinduka izahoraho, Imana idasaza. Haleluya. Imana ishimwe. Ngushimiye kugira neza kwawe muri kano kanya, ngushimiye kubanye natwe, ngushimiye yuko abantu bumvise ijambo ryawe, ngushimiye yuko bagiye kugusenga, ngushimiye yuko ubyemeye, kubahaye imbaraga, kubashoboje mu izina rya Yesu Kristo, yuko data ibisubizo byabo biri mu gusenga, imbaraga zabo ziraturuka mu kugusenga. Uwiteka bigaragarize bacyumvira ijambo, ubaho umugisha bakiri kuri Life in Jesus TV mu izina rya Yesu. Babyumve muri bo, babirebesha amaso yabo, bazatanga ubuhamya yuko basenze, baciye bugufi bakagusenga ukabumvira. Data ndagushimiye yuko ubyemeye ko aya magambo asohoka mu kanwa kanjye. Umugisha buri muntu wese wumvishije ijambo kandi umugirire neza ukoresheje ibimenyetso byawe nk'Imana. Urakoze kubikora uko ubishaka, urakoze gukora ibidukwiriye cyane kari ubizi. Twebwe dusenze dusaba dutakamba mu izina rya Yesu Kristo. Amen.